aya boss filime Yukon is a dangerous place. muri Yukon ni ahantu habi cyane pe Never know what's coming. buriya ntabwo uzi ngo ni iki kigiye kuza ya I came up here because impamvu naje hano ni ukubera be ko around anyone. nta muntu nashakaga kuba ndi kumwe nawe Jose Harrison Ford Buck. nibwo naje guhura na Buck amagambo aya He was a dog like no other. yari imbwa idatenga izindi Spoiled. yarangizaga sohoka Buck Green Buck Suffered. ndetse iyo mbwa yarababaye cyane pe bayita Buck ejo bundi napfushije imbwa yanjye yapfuye nijoro Not be broken. gusa ntabwo yari yambwa icika intege oya wapi I don't know where you came from or where you are now. ariko ubu nzi ahantu uri wambwe Marshall Place on the earth. urakaza neza hano hanyuma kuri Have a minute. imbwa tube tuyiretse we Look like he's ever seen snow. usa nk'aho aribwo bwa mbere ibonye amasimbi aya About an adventure ese waretse tukavumbura beyond all maps. tukarenga izi karita zose njye nawe Buck tukigenda you and I njye nawe Where no one's ever been before. aho abantu bose batigeze bagera See what's out there. tujya kureba ngo ni igiki kiriyo hakuno ni inkuru y'imbwa yitwa Buck niyo tugiye kureba filime yasohotse impamvu ngo zi filime ejo napfushije imbwa yanjye mfite agahinda nyine tu uriya musaza sinigeze mubona agira ikintu yizereramo Buck nkuko akwizeramo wabwo nkuko akwizereramo pe amagambo aya Buck hakuno iyoboye icyo bita Swedi ibona umusozi urarimbutse gata ku ruhande niyoboye agatsiko icyo bita Buck urabivuga iki Buck aya hakuno Buck icize busamo hey bebe shewe uretse wowe Adventure of a lifetime. tujya kuvumbura by'ubuzima bwose Buck the call of the world filime irahari anytime Leaving for 2 days. umaze iminsi ibiri uritsinzire Buck My bed. mu buriri bwanjye ni murya sine yabonye